ariko hano ufite ubutumwa bwa The Ben. Arambwiye ngo ibi ngiye kuvuga nibyo nyandikiye ndabibasomera kugira ngo mubyumve n'impamvu. Bwiza namukunze agitangira kuririmba ku ndirimbo ya mbere. And yeah, impamvu nahuje album yanjye n'umunsi w'abagore nicyo bivuze kuri njyewe. First of all, nanjye niyo nzira ndi kujya mu nzira yo kuba umugore ndi umwari ariko uzaba umutegarugori, and bisobanuye byinshi nk'umwana w'umukobwa nk'uko nabikubwiye muri iyo myaka 50 nk'umwana w'umukobwa mba narahuye n'ibintu byinshi byiza n'ibikomeye bitabashe kunyorohera. Album yanjye tuzayilauncingira mu gihugu cy'Ububiligi nk'uko Lucky yakomeje kubivugaho. Hari bakwibazaga impamvu wenda twashatse kujya kuyilauncingira iyo kure ni umwe, tuze kugira umutima umwe, tuze kugira igikorwa kimwe kugira ngo kitaza kudutwara umwanya, kubera ko ndabona hari abantu batari kumvikana kandi ntabwo twakwifuje ko twashwana kuri press conference ya Bwiza. Ikindi turashimira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatwohereje Sandrine ndetse n'abandi bayobozi, mwakoze kuza. Iyi ni ishusho nziza ku muziki nyarwanda, ubundi twabyikoreraga mu nguni ariko uyu munsi turi kubikora n'ubuyobozi bubizi ndetse n'abayobozi babishyigikiye. Ubwo ngubwo na minisiteri yose ndetse n'abakozi mwese mukora muri ya minisiteri mukomeze mushyigikira umuziki nyarwanda. Mwakoze kuza. Jaro wakoze kuduha umwanya kugira ngo dukore press conference ya Bwiza hano, ndetse na Boss Martin mubwire ko twishimye kandi mukomeze mushyigikire umuziki n'abahanzi ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Reka tuvuge kuri 25 Shades, ni album ya Bwiza. Bwiza yatangiye kariyeri avuye muri The Next Diva, icyo gihe ari muri Kikas Music Label. Yakoze ibitaramo byinshi bitandukanye bivuye ku ndirimbo nyinshi yasohoye, yakoze zitandukanye bitewe naho yari amaze kugera na stages nini. Uyu munsi afite 25 Shades. Shades bishatse kuvuga ko imbere n'inyuma. Uyu munsi nshobora kuba mfite imbere heza, mfite n'inyuma heza cyangwa se habi. Uyu munsi navuga ko ubuzima butunyuramo cyangwa se ibyo tunyuramo byiza n'ibibi. Ni nayo mpamvu iyi album ifite ubuhamya bukomeye wenda Bwiza ari buze kugira umwanya wo kugira ngo buvugeho. Muri iyi album harimo inzira nziza, harimo n'inzira itari nziza twavuga ko zizitane, ariko uyu munsi dufite iyi album igomba no kumurikirwa mu Bubiligi ku bufatanye na Team Production. Ni 25 Shades. Reka tubakire, twakire Bwiza adusobanurire kuri album ye, twakire Bwiza atubwire byinshi kuri iyi album, twakire Bwiza atubwire impamvu iyi album igomba kumurikirwa muri diaspora, kubera ko hariyo n'abanyarwanda bakurikira umuziki nyarwanda, byose araza kudusobanurira. Bwiza, umwanya ni wawe. Nyuma ya Bwiza turakira Justin kuva muri Team Production. Murakoze. Mbere na mbere mbanje kubashimira mwese kuba muri hano ko mwitabiriye ubutumire bwanjye na team yanjye. Mbanze mwiha amashyi. Okay, mbashimiye mbikuye ku mutima, nshimiye Team Production turi hano kumwe uno munsi, nshimiye team yanjye Kikas Music, ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse namwe mwese n'abadukurikiranye ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko Lucky yarabivuze, yarampaye umwanya wo kuvugaho gato kuri album yanjye. Ino ni album yanjye ya kabiri, nise 25 Shades. Ngira aho ngaho wenda benshi bibaza impamvu nahise 25 Shades, nabonye hari n'ababimbajije cyangwa se bafite amatsiko yo kubimenya. Nk'uko mubizi mu gihe gishize nizihije isabukuru y'imyaka 25 maze mvutse nkoze maze kuri ino si ya Nyagasani. And yeah, rero nifuje kera ko hari album yanjye imwe nzitirira nk'izina ryanjye, imyaka yanjye, ibintu bifite aho bihuriye nanjye. This time around album yanjye nifuje kwitirira imyaka yanjye, and nyuma ngira igitekerezo cyo kwita kongeraho akandi kantu, kuko muri ubwo buzima of course hari ibyo nahuye nabyo byiza, hari ibyo nahuye nabyo bibi, byose byaje muri ibyo byiza, muri ibyo bibi, mu bintu byose nagiye nkora nabyo kugeza uno munsi muri kariyeri nkora, nakubiye hamwe mbishyira muri izo shades zaranze ubuzima bwanjye kuri iyo myaka 25. And yeah, ndashimira Imana mbere ya byose kuko yarabashije kunshoboza kuri iyi myaka 25 nkaba ndi umuntu ufite icyo nimariye sosiyete nyarwanda ndetse n'umuryango wanjye.
and yeah, niyo mpamvu nshimira Imana, nkashimira umuryango wanjye, mama, papa, abavandimwe, famiye yanjye, nkashimira umuryango munini nibarutse kuva natangira ino kariyeri y'umuziki, harimo namwe abanyamakuru, abakunzi b'ibihangano byanjye, abantu banshyigikira umunsi ku wundi. Nkabashimira mwese, nkashimira igihugu cyanjye kuko kibasha kuduha platform, kikaduha ubushobozi bwo gukora ibyo dukora twese nk'abanyarwanda kandi bikagenda neza. Yeah, kuri iyi nshuro rero hano ndi kumwe na Justin kuva muri Team Production, bakorera mu Burayi cyane mu Bubiligi, and album yanjye tuzayilauncingira mu gihugu cy'Ububiligi nk'uko Lucky yakomeje kubivugaho. Hari bakwibazaga impamvu wenda twashatse kujya kuyilauncingira iyo kure, ni and niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbisobanure, na Justin arize kugira uruhare babitubwiraho. Gusa impamvu nta yindi nuko navukiye hano mu Rwanda, ngira Imana ndiga, ibyo nkora byose nabikoreye mu Rwanda kugeza uno munsi mbikorera abanyarwanda twese turi kumwe hano tubana umunsi ku munsi. Nkuko mubizi, wenda natanga urugero, ni byinshi nagaragayemo, twahuriyemo namwe ndetse n'abandi batabashije kuza. Wenda urugero, nk'umwaka ushize nagira ubuntu bwo kuba umwe mu bahanzi bazengurutse igihugu cyacu muri campaign dushyigikiye umukandida wacu wa FPR Inkotanyi, and mbasha guhura n'abo banyarwanda. Nyuma yaho njya muri MTN Iwacu na Muzika, ngira amahirwe nanone yo kuba umwe muri abo, still nongera nkorana nabo, ibintu byiza cyane, gukorera ibintu byinshi iwanyu nk'uko nanabyifuje. Numvaga igitaramo nzakora cyanjye n'ubundi nzajya ukorera iwacu, ariko nanone tutibagiwe ko hari abandi banyarwanda wenda batari kumwe natwe hano iwacu ariko bari iyo kure, ariko nabo tutakwirengagiza ko badushyigikira mu muziki wacu umunsi ku wundi, bashyiraho imbaraga zabo, bamakinga sure ko ibyo dukora bibaye successful, banadufasha gupromotinga umuziki wacu muri rusange. Hagati aho nanone hakaba benshi barabyifuza ko twajya dukorera ibitaramo iwabo, tukabegera nabo bakatubona, kuko nibo twebwe nuko bari kure, kandi nabo ibyo dukora nabyo turabibakorera kuko ni abanyarwanda of course. Iyo niyo mpamvu ya mbere yatumye njyana igitaramo cyanjye mu Bubiligi, kubegera nabo bakatubona, tukishimana nk'abantu nabo badufasha umunsi ku wundi. And ikindi, nk'umuhanzi ukeneye gukura, ukeneye kuba uno munsi wavuga ati okay, niba igihugu kimpaye amahirwe, nkaba mfite abantu babyumva kandi babyandastandinga kandi bakeneye kumbona, why not ibintu byanjye bitakura bikava mu Rwanda bikajya i Paris, bikajya New York, as long as mfite abo mbishyira, bikava ku rwego ruri local cyangwa se regional international, like ukabasha guhura n'abo bantu nabo bagatumira abandi, like culture n'umuco, like tugahura nk'abanyarwanda tugaselebrating ibintu nk'icyo. Nkeka ko ari icyo kintu kiba ari na cyiza, tukaba turi kumwe, abavuye mu Bufaransa, mu bihugu byinshi bitandukanye, tugahurira ahantu hamwe. Nkeka ko bino muri kimwe cyatumye ducuza kuko Ububiligi ku bantu babashije gutembera nabonye ari hafi y'ibihugu byinshi, like biroroshye kuba wava mu Bufaransa ukaza hariya mu gihe gito, ukava mu Buholandi, ukava Luxembourg, ukava mu bihugu byinshi bitandukanye. And yeah, niyo mpamvu nabihisemo nabo babone ko birashoboka kandi byaroroshye, igihugu cyacu cyarabyoroheje, nabo time yabigere duhure twishime. Ndashimira cyane ku bantu bose n'abafatanyabikorwa bemeye kunshyigikira kuri album yanjye ya kabiri, Team Production, n'abantu bose bakorana na Justin, team yanjye Kickers. And yeah, nkanashimira cyane n'abahanzi bazamfasha kuri album launch yanjye ya kabiri, nkuko wenda tuzakomeza nkuko tuzakomeza kugenda tubibatangariza cyangwa se ku byamaze kujya hanze. Of course nzaba ndi kumwe na The Ben, mushimira cyane kuko ni umuhanzi nakuze nkunda n'ubu nyikunda. Ndamushimira cyane rero imbere yanyu, nabashije kubimubwira njye nawe ku giti cyiwe, ariko reka mushimire imbere yanyu kuko ni umwe mu bahanzi bemeye kuzamfasha. Nk'uko mubizi twakoranye indirimbo Best Friend, nabonyeho feedback nyinshi nziza cyane. Nyuma y'ibyo rero yongera kwemera kuza kunsapotinga kuri album launch yanjye, nzaba mbashije kwereka abantu
mu buryo bw'igitaramo. And ndamushimira cyane ndetse n'abandi muzagenda mumenya nyuma. And yeah, kugeza ubu ni ibyo ngibyo, ndatekereza hari icyo nibagiwe twaza kugenda tubiganiraho nyuma. Murakoze cyane. Yes, arakoze Bwiza kuca. Ndabashimiye ko mwitabiriye conference de presse yo itegura igitaramo cya Bwiza na DPR. Ndishimye kubona Sandrine yitabiriye ubutumire. Sandrine mu by'ukuri byo kuba ari hano nubwo ari umuyobozi ariko akunda gushyigikira ibikorwa by'abajene. Biranshimije cyane, twaratangiranye na n'ubu biranshimije kubona ari hano kuza gushyigikira Bwiza The Ben, kandi baza ko nibimukundira niba akazi kazamworohereza azitabira icyo gitaramo. Ndabona na Natasha nawe ndamushimiye. Natasha ni manager wa Aline Gahongayire, nawe twakoranye igitaramo mu kwezi kwa 10 gushize mu Bubiligi. Ubwo rero ndumva byari byo kubashimira. Ikindi nshaka kuvuga ni uko tumaze imyaka myinshi dutegura ibitaramo byakunze kugenda neza. Ndibaza ko cy'ubushize yari kirimo cya Kirisizi, wenda we yatanga ubuhamya bw'ibyo yabonye. Ubwo rero Claude tuganira ko n'umuntu tuganira kenshi yanganije kuri album launch ya Bwiza, mubwira ko ari igitekerezo yishimiye kandi ishyigikiye. Ambwiye ko kizakorerwa mu Bubiligi cyane cyane kuko mu Bubiligi n'indi ntara nanone y'u Rwanda. Byaranshimishije cyane kuza kutwegera bakatumurikira album ubundi izasohokera mu Bubiligi. Ni ishema kuri twebwe nanjye mu by'umwihariko. Ubwo rero nanjye mushimire, shimire na manager we. Nibyo. Ikindi rero bamaze kubinganiriza tubivuganye, byabaye ngombwa ko nza hano kugira ngo turangize amasezerano twari dufitanye. Nze nasabe na DBN kuko DBN nawe ni nk'umuhungu wanjye. Sarinera hari tumutumira mu Bubiligi, yabaye igitaramo gikomeye. Ubwo rero byabaye ngombwa ko uza kugira ngo nawe musabe azaze gushyigikira Bwiza muri kiriya gitaramo. Yarabyemeye. Ubwo ndagira ngo mushimire imbere yanyu, nawe nimubona muzamushimire. Ubwo ndumva niba hari ibindi wenda twaganira twabiganira. Murakoze. Wenda mutaradusubiza ijambo, hari abandi bahanzi usibye Bwiza na The Ben cyangwa abahanzi ntekereza ubu ngubu ni bemeye kuza kumushyigikira bonzi ni Gino, okay, barahari benshi n'abatari abahanzi n'abandi ba celebrity batandukanye, ariko nkeka ko apart from Juno hari abandi tuzababwira mu minsi izaza. Murakoze. So barakoze cyane, amashyi menshi cyane kuri Bwiza ndetse na Justin baduhaye press conference igaruka ku mpamvu ya 25 Shades n'impamvu tugomba kwironcingira mu Bubiligi. Ariko hano ufite ubutumwa bwa The Ben. Arambwiye ngo ibi ngiye kuvuga nibyo nyandikiye, ndabibasomera kugira ngo mubyumve n'impamvu. Arambwiye ngo Bwiza namukunze agitangira kuririmba ku ndirimbo ya mbere, kuva mu bitaramo yagiye akora n'imbaraga yagiye ashyira mu muziki we no kudacika intege. Hari benshi babikoze, hari benshi babigerageje, wenda ntibyagenda nk'uko we byagenze. Ariko ku myaka 25 afite byinshi byo gukora kandi bizagerwaho. Ati ni nayo mpamvu nishimiye ko nzajya kumushyigikira mu Bubiligi mu gitaramo azamurikiramo album launch ya 25 Shades. Ati nishimira iterambere rye, nkanishimira ndetse n'ibyo agenda ageraho na team management ye. Ndabifuriza ko igitaramo kizagenda neza. Ati nanjye nishimiye kumushyigikira. Ubwo ni ubutumwa bwa The Ben ku gitaramo ndetse na 25 Shades. So dufite iminota ibaze nk'uko nabivuze Milton. And yeah, ni indirimbo 12 nk'uko nabikubwiye zakozwe n'abaproducer batandukanye. Kugeza ubu ngubu album 80% yamaze kurangira, turi muri finissage yayo yo kubirangiza.
hari okay aba producer ni benshi gusa muri abo harimo Phantom wo mu gihugu cya Nigeria, harimo Loda, hariho Prince Keys, ni benshi n'abandi tuzagenda tubamenya. Ku kijyanye n'uko nigeze mbasha kuboneka mu gitaramo cya The Ben nk'uko benshi bari babyiteze kandi nkaba naranahabonetse, nakomeje kumva abantu benshi babisobanura mu buryo butandukanye buri somehow weird, ariko narahageze ntabwo nagombaga guperforminga kuri stage imwe nawe, nagombaga kuba ndi muri audience hejuru, and habaho gutinda kw'iminota n'igihe mu kuzenguruka ko twagombaga kuba turebana ari kuri stage ndeba hakurya cyane, iminota niko yaje indirimbo ijyaho kandi ntabwo bari guhagarika ibintu hamwe hagati, ibintu byo byagombaga kuba byiza kandi bikarangira indirimbo birangira ayi performance wenyine. Next. Uburyo ubihereyeho nk'aho ubizi ariko ntawamenya, wasanga uri umuhanuzi. And impamvu nahuje album yanjye n'umunsi w'abagore n'icyo bivuze kuri njyewe, first of all nanjye niyo nzira ndi kujya mu nzira yo kuba umugore, ndi umwari ariko uzaba umutegarugori, and bisobanuye byinshi nk'umwana w'umukobwa nk'uko nabikubwiye muri iyo myaka 50 nk'umwana w'umukobwa mba narahuye n'ibintu byinshi byiza n'ibikomeye bitabashe kunyorohera. Rero ni umunsi nzaba mbasha cyangwa se ngomba gusharinga abakobwa bato kuri njye cyangwa n'abo tunganya, cyangwa se bikerekana urugendo rwanjye nk'umugore cyangwa se nk'umukobwa ko muri iyo myaka 25 nabashije gukora ibyo nagomba gukora kandi kugeza uno munsi bikaba ari byiza umukobwa. Yeah.